Ebana uyu munsi turarya ibigori ndenesheje ibigori muze ebana muze mbahe kuntuza ku bigori karibu cyane kuri DC France Lifestyle, nizere ko mumeze neza uri wese arisanga. Ebana karibu cyane, abakora like commentaire rwose mukoreho kabisa, n'abatarakora subscribe kandi subscribe kugira ngo mukomeze mukurikirane ibiganiro mbagezaho nimukajye mucikanwa nimba uri mushyashya, kandi nawe turakwakiriye ngwino umunsi twatetse ku bigori turaguha rwose. Nizere ko aho muherereye hose mumeze neza. Ahantu ngiye mperereye hano mu Bufaransa. Iyi ni sezo y'uko ibigori byeze mu kwa karindwi, kwa munani, kwa cyenda niho ibigori byeze. Abazungu ahanini ntibarya ibigori, ubundi ahantu usanga henshi cyane ari kurya ibigori abirabura, nyine abirabura bahano tuzi twabiriye muri Afurika cyangwa twabiriye tuba tubizi. Ahanini ibigori hano babyihereye inka cyangwa se bakabikoramo ibindi bindi, ariko ntabwo abazungu benshi barya ibigori rwose, kire kubisobanukirwa bikaba byinshi ntabwo babirya, babiha inka nuko. Ubwo ngiye nkange rero nk'umuntu wikuriye Nyakariro, ngiye kubereka uko rwose ngiye guteka ibi bigori. Kantite y'ibigori nyinshi cyane kabisa, ndabiteka nkabibika muri konjerateri, hara muri firigo haba ubukonje, nkagenda njyaho kimwe kimwe. Ubwo iyo risezo yabyo rwose ndabirya, hariye nshobora kwirirwa umunsi wose ari byo nariye gusa. Urumva ni ibigori umuntu abibona rimwe na rimwe. Ngiye ntago bino urabona hari n'ibindi biba biri mu bikombe n'ibiki, ntago mbikunda. Nkunda kurya ibigori mwe amezi kabisa, cyangwa se nibyo nabitse muri firigo byamaye igihe kinini, ariko kubona ibigori hano muri gihe rwose ni mari ishyushye cyane kabisa. Reba utengiye kubereka abantu batazi guteka ibigori, cyangwa se akaza abantu nk'umuntu uzi guteka ibigori abizi kubiteka ari nka bibiri cyangwa bitatu, akabishyira mu mazi gutya akabigira. Ngiye kubereka uko twateka ibigori byinshi cyarimwe rwose bikaza bigahira rimwe. Abantu bakuriye mu cyaro murabizi ukuntu bapanga ibigori mu gisafuriya kinini ukacyuza ubundi ugapfundikiza urukoma. Abakuriye mu cyaro murabizi, abatabizi nabo nimuze murebereho rero. Ngiye gutangira ibigori rwose, nagengura ibigori byinshi kabisa. Cyakora ntabwo yabihenze pe, ntabwo yabihenze. Isafuriya hanini mfite n'ingi nuko ingana. Batangiye kushyiramo bitambitse, bati birahago bize gukwirwamo, reka nze mbihagarike. Kuza kubihagarika niho biza gutuma rwose biza gushya neza, bitabyigana cyane. Byose bibaza kugira gufata umwanya mbiciye. Hari abakunda kubica intuza bagakoraho ibihu, hari n'abakunda, ariko njye nabonye cyiza kubiteka no kubiteka bifite igihu ariko gakuyeho ibihu byinshi hagasigaraho bike cyane, bidafite pese nini cyane. Byo byiza bikaza kubona nuko bishya rwose. Ibigori ukabifata ukabipangamo neza mu isafuriya rwose, kuko ufite urusafuriya runini noneho rwose umva biba bisaba cyane. Ariko njye ndi kubigerekeranya nyine ko niyo safuriya nini nari mfite, ariko nta kibazo rwose. Nkomeze mbihekeranye mbigerekeranye, nta kanya na gato buze gusigaramo kugira ngo ibintu bize kuza gushya neza kabisa. Maze kubigerekeranya rwose ndaje ngire ntuza. Urabona ko ntuza abantu dukunze hano guteka ibintu by'ibigori, tugenda dushyira intuza. Abantu bakure mu cyaro murabizi, ugenda dushyiraho bino bishishwa kuzubiza gutuma ubundi bigori ntabwo babyoza rwose. Uko babishujemo imbere rwose bisa neza, igihu cy'inyuma ntagikuyeho, ariko kuko cyo gibe gifite ibihu byinshi ugenderamo ibihu byiza byari bisabye neza, ugenda ushyiraho byinshi. Ubundi ndaje nkoresha n'uru ntuza urukoma rwa kizungu rwose nubwo nzi dukoresha. Ndashyiramo n'umunyu. Ibigori byatekanywe n'umunyu niho kiza kiryoshye. Ushyiramo umunyu ugakora, ubundi ugashyiramo n'amazi. Ndaje mpfundikize n'uru rukoma rwa kizungu, bino bipapuro bakoresha bateka cyangwa se bakoresha ibyo ari byo byose bakoresha, ariko urupapuro nurwo rwiza rumeze nk'urupapuro rusanzwe, nubwo bakoresha bakora bino by'amagato nyine bakira mu ntuza. Ahanini rugikoresha no gupfundikira, ntacyo bitwaye. Niyo mwaye nari mfite, ariko nibyo byiza, nta ngaruka nta kintu, nta bintu byinshi. Urapfundikira, ndapfundikira neza rwose kugira ngo umwuka uze kuza kubihisha fresh kabisa. Ubundi ndapfundikira nk'intuza. Ni mu cyaro nuko babigenza, bashyira mu rusafuriya runini, ubundi ugapfundikizaho n'urundi gutyo rwose. nuko nako ntetse ibigori hafi bigera muri 20 nkabitekera icyarimwe. Ubundi ucanire kabisa hafi isaha n'igice biba byahiye rwose. Nk'uko nyine ngiye mbishinga muri safuriya, ntabwo ari ndende kurutaho kugira ngo cyuze kize gushya cyarimwe. Niyo mpamvu ndaje ngire baze numve ko bimeze, nimba cyahiye neza cyangwa se bitahiye neza. Ndaza kubihindura kugira ngo no ku mutwe bize kuba no ku ntuza hasi bize kuba byahiye, ariko nabyo ntacyo bitwaye rwose. Murabona ko rwose ntago ari ibintu bigize. Abantu bagira bati kurya ibigori bya giturage ni yumva wabimpa wundi nkabyuzuza nko muri ntuza, nko muri firigo. Muri minsi nibyo mba ndi kwirira gusa. Kubona ibigori mva bari mari hambaye kabisa. Ubundi ahanini no ntuza biraba nibo bajya kubisura mu mirima y'abazungu, kuko abazungu babikiramo bikuma cyangwa se bakomeza kwizo nka zabo, ariko
abantu iyo tugiye kubigura nko mu isoko nabirabura bene wacu tubigurira, nta abazungu abajya kubigura rwose bajya kubishaka. Ariko rwose kurya ibigori ni byiza, ibigori biraryoha cyane, murabona byahiye neza, birasa neza, none ibigori by'umuhondo ni byiza cyane, biraryoha. Urabona ko rwose kandi ibigori ushobora no kubitekamo intuza, ibigori ushobora kubikoramo agasalade, ibigori ushobora kubiza kubivanga n'umuceri, ibigori ushobora kubikoramo ibintu byinshi cyane, ibintu byinshi cyane kabisa, cyane cyane muri salade biraryoha cyane. Nabihindaguye nkuko nabigenze, iyi safuriya yanjye ntabwo ari ndende cyane, murabona ko rwose ntegereza umwanya muto nabwo uko umaze kubihindura ubundi bize gushya, ntabwo ari ibintu bigoranye cyane. Murabona ko byahiye rwose, umva ngiye kwicara mbirye umutima umutima utuze kabisa. Namaze umwaka nterwa kubirya umwaka utaha mu kwa cyenda, urumva ubona ko rwose birasa neza, kiraryoshye. Abantu rwose umva ntimukajye mugira rwose kurya ikigori cyiza cyo rwose cyavuye mu murima uwo munsi, biba ari sawa cyane kuruta kurya bino bigori byo mu macupa byo muki, ntabwo ari byiza ku buzima, ku mubiri. Umva ko ikigori kivuye mu murima aricyo bari sawa cyane. Naho rwose ushobora guteka ibigori byinshi icyarimwe, icyo bigusaba ni ukora tekinike, ni ukubitekana tekinike, naho ubundi nta bindi birenze. Murabona ko rwose byahiye neza cyane, ahasigaye no kwicara nkarambya igikombe cy'amazi hafi aho ngaho akonje, ubundi ngiye kubirya umutima utuze. Nuko nagira ngo uyu munsi mbasharinge abantu, umuntu ashobora ati wowe nagute nateka ibigori byinshi icyarimwe, nuko babiteka mu cyaro, nuko babiteka barabigerekeranya, ubundi ugapfurikiza n'urusafuriya runini gutyo, birashya kabisa, biza byahiye neza, byoroshye kandi bitumagaye kabisa, bitewe n'ibyo wahisemo rwose. Mwakoze kureba iyi video ihenuza yuko mberetse uko wateka ibigori byinshi icyarimwe. Ntabwo ari ibintu byoroshye, ni ibintu byoroshye cyane, ntabwo ari ibintu bikomeye, ni ibintu byoroshye cyane. Murabona ko rwose ni sawa cyane. Ubwo ndavuga nko kwa diaspora muba mukumva ibigori, mujye mujya kugura ibigori bihari rwose, ubundi mwiyibutse ko twiwanyu rwose umuntu abikumbuye. So mukore subscribe mukomeze kurikirana ibiganiro mbagezaho. Bizu bizu.